Mu gice cy'ubuzima kijyanye no gukora imiti usanga iterambere ryihuta cyane. Indwara zigiye zitandukanye yewe ndetse n'izikomeye usanga imiti zirwanya igenda ivumburwa buri munsi, kandi uburyo bwo gufata imiti nabwo bukagenda burushaho kuba bwiza no koroha. Nta wakwirengagiza uburyo kera byasabaga ibinini birenga 50 mu kuvura indwara yoroheje nk'iyibasiye ibihaha, malaria cyangwa mikorobe zindi zibasiye umubiri, mu gihe ubu bisaba gufata ibinini bike kandi bidatera ingaruka nyinshi, icyo bita side effects mu Cyongereza, ugereranyije na kera. Muri iyi nkuru y'uyu munsi twabateguriye imiti 6 muri rusange yahinduye isi, igahindura uburyo abantu bahitanwa n'indwara kandi igakiza benshi. Nguhaye ikaze kuri Rwanda News Updates, cyane kugeza amakuru mashya n'utuntu n'utundi biboneka hirya no hino ku isi. Niba uri mushya kuri iyi channel kanda subscribe, wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa igihe cyose dushyizeho inkuru hano kuri iyi channel, dore ko dushyiraho inkuru zigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Dore imiti 6 yahinduye isi mu buryo budasanzwe. Ku mwanya wa mbere turasanga umuti wa penicilline. Mu bantu bakuze utazi penicilline yaba atararwayeho na rimwe. Kugeza n'ubu hari abakecuru n'abasaza bazi ko imiti yose ivura yitwa penicilline, ku buryo bagana farumasi ariyo babaza gusa. Iyi penicilline ni umuti wavumbuwe n'umuhanga witwaga Alexander Fleming mu 1928. Uyu muti wabaye wa mbere mu miti yica udukoko duto cyane tuzwi nka mikorobe. Twavuga ko ariyo antibiotique ya mbere yabayeho, yakoreshejwe cyane igihe kirekire mu gukiza benshi indwara ziterwa na bakteri. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuti wa insuline. Mbere yuko uyu muti wa insuline uvumburwa, kurwara diabete byasobanuraga urupfu, kuko benshi yafataga bakiri bato bapfaga bidatinze. Uyu muti wa insuline ufasha cyane abarwaye indwara ya diabete kutagira isukari nyinshi mu maraso. Gusa kugeza ubu uyu muti abawuvumbuye ntibavugwaho rumwe, dore abamateka garukaho bavuga ko bavumbuye uyu muti. Abagarukaho ni abashakashatsi bo mu gihugu cya Canada witwa Sir Frederick G. Banting na Charles Best ndetse na bagenzi babo, bavugwaho ko bari mu bavumbuye umusemburo wa insuline. Ndetse hari n'umuhanga wo mu gihugu cya Romania witwa Nicolas Polescu, akaba avugwaho ko ari we wavumbuye insuline mu 1916. Umuti dusanga ku mwanya wa gatatu ni Coartem. Kurwara malaria byabaga ari umusaraba ukomeye ubwawo. Wamara kumenya ko ari iyo urwaye ukiruhutsaho gato, kuko n'imiti ubwayo ntiyari yoroshye. Kumeneka umutwe, ngizinjirere mu matwi, kutabona neza, gucika intege bikabije, byose byaterwaga na kinine cyangwa se kinini nk'uko inaha babyitaga, fansidare, chloroquine, fragile n'indi yose yakoreshejwe mu kuvura malaria. Iyi miti yose yahise ikosorwa na Coartem, dore ko izi ngaruka zose zagabanutse cyane. Coartem ni uruhurirane rwa lumenfantrine na artemether. Uyu muti uboneka muri Coartem witwa artemether watangiye gukoreshwa kera cyane, hashize imyaka igera ku 2000 waratangiye gukoreshwa n'Abashinwa, bakaba barawukuraga ku giti cyitwa Artemisia annua. Ibikomoka kuri iki giti bikaba ari byo byakoreshwaga nk'umuti wa malaria. Uruganda rukora imiti rwa Novartis rwawukoze bwa mbere mu 1999 witwa Coartem, nuko utangira gukoreshwa ku isi hose. Kugeza ubu uyu muti wa Coartem ni wo muti wibanze mu kuvura malaria. Ibi binini 4 unywa inshuro 2 ku munsi mu minsi 3, bisimbura ibinini byinshi cyane byakoreshwaga mbere. Ku mwanya wa 4 turasanga umuti wa aspirine cyangwa se aspirin. Uyu muti wa aspirine wavumbuwe mu 1899 n'umushakashatsi witwa Felix Hoffmann w'uruganda rukora imiti Bayer AG. Aspirine ni umuti ukoreshwa cyane no kugeza n'ubu mu gukuraho no kugabanya ububabare. Ku mwanya wa 5 turasanga imiti igabanya ubukana bwa virusi ya sida. Indwara ya sida twavuga ko ari nshya ku isi, ndetse n'imiti yayo yavumbuwe vuba aha. Umuti wa mbere ugabanya ubukana wakoreshejwe ni uwitwa Zidovudine cyangwa se AZT, hari mu mwaka w'1987. Uyu muti wabaye ingenzi cyane mu guhashya iki cyorezo cya VIH sida cyoretse imbaga mu bice bitandukanye by'isi. Indi miti yagiye ikorwa
aho kugeza ubu bushakashatsi bugikorwa ngo harebwe ko urukingo rushobora kuboneka. Ese ruzaboneka? Reka tubitege amaso. Umuti dusanga ku mwanya wa 6 ni ibinini bikoreshwa mu kuboneza urubyaro. Ahagana mu myaka y'1920 nibwo umuhanga Ludwig Haberland yatangaje ko imisemburo ishobora gukoreshwa mu buryo bwo kuboneza urubyaro mu nyamaswa. Ariko muri icyo gihe kuboneza urubyaro byafatwaga nk'umuziro cyangwa se icyaha, kuko bumvaga byaba ari uguhagarika ubushake bw'Imana. Ibi byasabye igihe kirekire ngo mu bantu bibe byakorwa. Nuko bwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1960 ibinini byo kuboneza urubyaro bitangira gukoreshwa. Ibi binini byo kuboneza urubyaro birinda kubyara bitateganyijwe ndetse no kuringaniza imbyaro. Ngaho nawe tubwira umuti utekereza waba waragize akamaro gakomeye cyane ku isi. Iyi niyo miti 6 nari ngufite muri aka kanya. Niba hari undi ubona twakongeraho bitubwira ngaho muri comment twiganirire. Iyi ni Rwanda News Updates. Nizere ko aranje gukora subscribe ndetse na like. Share yo irakenewe kugira ngo bisangize abantu bose bamenye iyi miti. Ndagushimiye ko wabanye natwe kugeza uyu mwanya.